twari tumaze iminsi turi kubigarukaho rwose uburyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kwisirisimbya mu gihugu cya Angola ni mu bigendanye no kujya gutakambira Perezida Joao Lourenço ngo amufashe mu biganiro hagati ye ndetse na AFC M23. N'ibi biganiro Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yifuje ko bizabira i Kinshasa, ariko kandi byose bikagendana nuko n'ubundi bitapfa gushoboka. Ariko kandi n'ubundi ndagira ngo mbibutse ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye muri Angola nyuma yo gutera umugongo ibiganiro bya Doha, n'ibiganiro byagaragaraga ko rwose bitanga icyizere. Ni kuri ubu ngubu noneho tugiye kuza kugaruka ku ibaruwa itomoye cyane, ni ibaruwa ikomeye cyane ya AFC M23 yandikiye abayobozi batandukanye. Ni ibaruwa ishimira cyane Perezida Joao Lourenço wa Angola, ariko kandi ikaba ibaruwa yagenewe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ndetse ikanagenerwa Faure Sozman Nyasibe, Perezida wa Togo. Ibaruwa igaragaza impungenge zikomeye cyane AFC M23 ifite muri ibi biganiro bya Angola muri rusange, aho rwose yagaragaje impungenge zikomeye cyane. Ni nk'ubwo ngubwo byose biragendana nuko n'ubundi Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarafatiye bamwe bayobozi ba AFC M23 ibihano byo gupfa, ubwo no kuvuga ngo bagakatirwa nyine urwo gupfa. Ariko kandi byose bikanagendana n'ubundi nuko AFC M23 itizeye umutekano wayo muri ibi biganiro bishya, aho rwose yanibashije ikintu cyatumye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isubika ibiganiro bya Doha. Mu by'ukuri kandi ari ibiganiro byatangaga icyizere. Byose biragendana nuko n'ubundi Perezida Corneille Nangaa Yoberuwo wa AFC M23 ari washyize umukono kuri iyi baruwa, nawe yishishimuye ayigenera abo bantu batatu tumaze kugarukaho hejuru. Byose biranagendana n'ubundi no gushimira Perezida Joao Lourenço Goncalves wa Angola ibi uruhara akomeje kugenda agira mu biganiro bya leta ndetse na AFC M23 muri rusange. Ni muri rusange ni ibaruwa igaragaza impungenge zikomeye cyane, aho rwose batangaje ko uko byagenda kose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batayizera mu bigendanye no gukomeza kwanga ibiganiro bya Doha, ndetse n'ubundi bongera no kwibutsa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbere y'uko ibiganiro bya Rwanda bihagarara n'ubundi yari yamaze kubitera umugongo, bakibaza umusaruro uri muri ibi ngibi. Ariko kandi byose bakavuga ko ari ukugenda Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo byubura ari ku rwego rukomeye cyane. Ndi kugira ngo ntizimbye mu magambo, munyemerere twinjire muri iyi baruwa ku buryo butomoye. Turagenda turebera hamwe akantu ku kandi, turebere hamwe amagambo akakaye cyane Corneille Nangaa yandikiye abo bahuza, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane rwose yashakaga kubwira, avuga ko batizeye umutekano wabo. Ni mu gihe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ko rwose ngo bajya guhurira mu biganiro bya Rwanda. Ni mu gihe kandi nk'uko twagiye dukunda kubigarukaho bagiye bafatirwa ibihano byo gupfa. Ni nk'ubwo ngubwo rwose Corneille Nangaa Yoberuwo, murabyibuka amafaranga bamushyiriyeho umuntu uzamufata, ndetse na ba Bertrand Bisimwa, abayobozi ba AFC M23 hafi ya bose, na Sultani Makenga muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo, muranyemerera twinjire muri iyi baruwa ku buryo bukomeye. Namwe muraza kuri muri kureba aho hasi handitse subscribe, na makuru menshi cyane tuzajya dukomeza kugenda tubanamo umunsi ku wundi. Ni ibaruwa Corneille Nangaa Yoberuwo yashishimuye ku munsi w'ejo ku itariki ya 9. Ni nk'ubwo ngubwo rwose amatariki ku mutwe wayo aragira iti Goma ku itariki ya 9 Mutarama mwaka 2026. Ingingo iragira iti kwemeza neza ubutumire bwanyu. Nyakubahwa Perezida Joao Lourenço Goncalves wa Angola. Nyakubahwa Perezida wa Angola, tubashimiye cyane rwose ubuhate wanyu mukomeje kugenda mugaragaza, ndetse n'uburyo mwifuza ko amahoro akomeza kugenda aboneka hirya no hino muri kano karere kacu ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ariko kandi byose n'ubundi biragendana n'umuhate ukomeye cyane mukomeje kugenda mushyira mu biganiro byo guhuza impande zombi. Biragendana n'ubundi n'umuhate mukomeje kugenda mushyira hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro ryacu riharanira kwishyira ukizana kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi rwose tunabashimira uburyo mwakomeje kugenda mugira uruhare rukomeye cyane ni mu bigendanye n'ubuhuza hagati yacu ndetse n'uruhande duhanganye. Nyakubahwa Perezida Joao Lourenço, ibyo tubihereza agaciro ndetse n'uburemere bukomeye cyane. Ni mu bigendanye n'umuhate wanyu mu buryo bwo gushaka guhagarika vuba byihuse intambara muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ariko kandi byose n'ubundi bikagenda bizamo amananiza akomeza kugenda atezwa na Leta ya Kinshasa. Ihuriro AFC M23 twishimiye kubamenyesha ko rwose twabonye ubutumire bwanyu, kandi tunabizeza ko rwose tugomba kwitabira buno butumire vuba bidatinze. Ariko kandi dufite impungenge nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ni nk'ubwo ngubwo ibiganiro bya Doha muri Katari byaba byararangiye burundu, cyangwa se hari ukundi kuntu muzagenda mubihuzahuza mugakorana n'impande zombi. Ariko kandi ntago ari icyo ngicyo nyamukuru twagakwiye kuba twibaza, ahubwo twagakwiye kwibaza ese ibintu bizaganirwa
kubiganirwaho bizaba bishingiye kuki cyangwa se bizagendera ku yihe gahunda? Nyakubahwa Perezida Joao Lourenço ndetse namwe banyakubahwa mukomeza kugenda mugira uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo akarere kacu kabone umutekano, dukomeje kubingingira rwose gukoresha uko mushoboye kose nk'uko mwabitangije ndetse n'uko mwabyiyemeje kugira ngo dukomeze kugenda dukorana, ubundi impande zombi zibone amahoro ndetse n'umutekano ku buryo busesuye. Koroniye Nanga yakomeje agaragaza ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igira uruhare rukomeye cyane mu bigendanye no gukomeza kuzambya amasezerano hagati y'impande zombi. Ni nk'ubwo ngubwo byari biteganyijwe ko Doha igomba guhuza abahuza b'impande zombi cyangwa se abahagarariye impande zombi muri ibi biganiro, ubundi yamara kubahuza ikabahuriza mu nama ebyiri yari yateguye. Izo nama ebyiri zikaba zari zigamije gusuzumira hamwe agahenge ko kari kubahirizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara byose bikanagendana n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahise yanga kohereza izi ntumwa. Ni mu bigendanye n'uko n'ubundi ngo ari gushinja FCM23 gukomeza kwica ndetse no kuzambya agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bigendanye n'uko FCM23 yahise ihitamo kwigarurira ibice bitandukanye by'igihugu muri rusange. Ariko kandi biragenda n'ubundi no gufatwa ku mujyi wa Uvira ku itariki ya 9, bagatangaza ku itariki ya 10 ko bamaze kuwufata byuzuye. Byose akaba yarabigaragaje nk'uburyo bwo kurenga ku gahenge. Ni mu gihe FCM23 yagiye ikunda kugaragaza neza cyane ko rwose ikikora ari ukugenda irinda umutekano wayo ndetse no kurinda umutekano w'abasivile, kandi kitari kureka gusubiza ibitero yari ikomeje kugenda igabwaho na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nk'ubwo ngubwo inshuro nyinshi cyane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye akunda kumvikana avuga ko yamaze gushyira iherezo kuri iyi ntambara ngo imaze imyaka irenga 30 nk'uko abitangaza. Ariko kandi byose biragenana n'uko n'ubundi FCM23 yamugeneye kopi imwe kuri iyi baruwa ndende cyane rwose tutabashije gusoma ngo tuyirangize, ariko kandi ikaba ari ibaruwa irimo impungenge nyinshi cyane nk'uko namwe mubizi twagiye tuzigarukaho kenshi cyane gashoboka. Ni mu bigendanye no kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yararenze ku masezerano ya Doha, ariko kandi akanayetera umugongo ku rwego rukomeye cyane akajya gusaba amasezerano ya Angola i Rwanda, bigendanye n'uko n'ubundi byose ngo ari uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afite uburyo ngo yaba ari kugambana n'igihugu cya Angola. Ni mu bigendanye n'uko ngo baba bari gushaka n'ubundi kugerageza kugirira nabi FCM23 cyangwa se kuba bata muri yombi abayobozi bakuru b'uyu mutwe wa FCM23 nk'uko bamaze kuba bakatirwa n'ubundi bihano bigiye bitandukanye birimo n'igihano cy'urupfu muri rusange. FCM23 yemeje neza cyane muri iyi baruwa nk'uko tumaze kubibanyuriramo hejuru kwizitabira bino biganiro biri guhuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM23. Yemeye rwose Angola ko yamaze kubona ubutumire kandi ko yiteguye kubyitabira kandi kanagiramo uruhare rukomeye cyane. Ni mu bigendanye no gukomeza kugaragaza ubushake bw'uko impande zombi izakumvikana ku ngingo runaka. Ariko kandi iyi baruwa irerekana neza cyane impungenge nyinshi cyane. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impungenge zirimo n'ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa na leta ya Kinshasa. Ni ku birindiro bya FCM23 ndetse no kwatuwe n'abasivile ku rwego rukomeye cyane, aho rwose Dohaho ibiganiro byamaze kuba bisa naho bihagarara kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze kuba abihakana ku rwego rukomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabwe na FCM23 no gukomeza kuba hafi kugira ngo zikomeze kugenda zireberera impande zombi ndetse no gukomeza gushyigikira inzira y'ibiganiro bikomeje hano muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no gukomeza kurebera hamwe uko gahunda zitwa. Ikitaramenyekana neza no kwemeza niba kuko FCM23 ndetse na Kinshasa bizakomereza ibiganiro i Kinshasa n'ubundi mu murwa mukuru wa Kinshasa nk'uko byari byatangajwe na bamwe mu bayobozi bakuru ba leta ya Kinshasa, aho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe nk'uko twagiye tubigarukaho bivugwa neza cyane ko rwose mu cyifuzo yari yagejeje kuri Joao Lourenço nk'umuhuza uzaba uhagarariye bino biganiro, yari yifuje ko bashobora kuba bahurira Kinshasa kugira ngo barebere hamwe uko gahunda zitwaye muri rusange. Ubwo ibiganiro bikaba byabera i Kinshasa, ariko kandi n'ubundi impungenge zo kuba harimo bamwe mu bazaba bitabiriye bino biganiro bakatiwe igihano cyo gupfa, bikaba birimo impungenge z'uko bashobora guhurira i Kinshasa, ubwo bikaba bitazanashoboka. Ubwo n'ubundi nibyo tuzajya dukomeza kugenda turebera hamwe. Urabizi neza ko ari amakuru menshi cyane ukomeza kugenda ubonera ku gihe hano kuri Gira Ubuzima TV Special. Reka ntizimbye mu magambo twongere dusubire mu kanya gatoya mu makuru turaza kongera kugenda tubategurira umwanya ku wundi.